n'ubukristo nko kuramutsa, guterekera no kubandwa murabihakanye. Mwemera Imana Data ushobora byose waremye ijuru n'isi. Mwemera na Yesu Kristo umwana we w'ikinege, Nyagasani wabyawe na Bikira Mariya, akababara, agapfa, agahambwa, akazuka mu bapfuye, none akaba yicaye iburyo bwa Se, muramwemera. Mwemera Roho Mutagatifu, Kiliziya Gatolika, urusange rw'abatagatifu, ikizwa ry'ibyaha, izuka ry'abapfuye n'ubuzima buzahoraho, murabyemera. Nguko ukwemera kwacu twese, nguko ukwemera kwa Kiliziya yacu, twese twiyemeje kwamamaza muri Kristo Nyagasani. Murashaka ko aba bana babatirizwa mu kwemera kwa Kiliziya twese tumaze kwamamaza muri aka kanya? Murabishaka? Imana ishobora byose tuba Nyagasani Yesu Kristo yabakijije icyaha, inabavugisha bundi bushya mu mazi na Roho Mutagatifu. Yo ubwayo ibasize Kristo imigisha, kugira ngo ubwo mumaze kwinjira mu muryango wayo muzakomeze kuba ubu no mu buzima bw'iteka ingingo za Kristo, we musasaridoti, umuhanuzi n'umwami. Amina. Mwana mwagizwe ibiremwa bishya, mwambaye Kristo. Uyu mwambaro wera se uramenyesha ubutorwe bwanyu. None rero muzafashwe n'inama n'ingero nziza muhawe n'ababyeyi, abavandimwe n'inshuti, maze muzawugerane mu buzima bw'iteka butanduye. Amina.
nimwakire urumuri rwa Kristo. Ndabwira n'abana namwe babyeyi b'abatisimu, uru rumuri nimwe ruragijwe maze mukazamurikaho kugira ngo aba bana banyu bamurikiwe na Kristo bizatume bahora bagenza nk'abana b'urumuri, bityo bazakomerere mu kwemera Nyagasani naza bazashobore kumusanganira mu bwami bwe, bishimane nawe hamwe n'abatagatifu bose. Ndaboroza muri batisimu wakiriye urumuri, itara ryawe ntirikazime, maze Kristo naza bizatume umusanganira kandi uhore ugenza nk'umwana w'urumuri, bityo Nyagasani naza uzashobore kumusanganira mu bwami bwe, wishimane nawe hamwe n'abatagatifu.